uragira ngo sebe ndi umugore ufite amafaranga umva ndi umugore utananirwa gukoreshereza umwana wanjye ubukwe umusore wese yakunda ndi shuwa gukoresha ubukwe bwiza bw'igitangaza waje kureresha hano ni muri Orphe ni kwa papa ngomba kumuzana akaza kwa papa igihe nasaga nk'ubwa ntiyanze kumufata ariko ubundi bwubaze waba uvugwa gushyura umukecuru ungana umukobwa wawe akavuga n'ubundi ko waje n'ubushize ukagenda utanansezeye ndabona uri kubyibuhamo none ubundi kubona waje sha ntabwo ahora gahanze uwiteka ariko ayagenda ariko ubunyaba wowe waraje ugenda utasezeye none uraje ntushaka kwicara mu nzu uriva ariko ndumva ibyo ngibyo ntabirenze kandi mpise nkwemerera ko nyizagaruka kuri pe nihanganira bayi urishimye oya sengera ntabwo njya mvuga oya ntabwo njya mbeshya gusa ndaza kuguhamagara oya genda wumve utuje ihangane sibyo sawa ndabona n'izuba rikomeje kuba ari ryinshi ariko zarima zimaze guhehera da akavura karaguye zirazanzamuka ariko yemwe hano muraho zimaze kuzana iriweho yemwe hano muraho seko mbona urugo mwaruhunze n'amahoro kubagara zino mboga zari zarameze n'ibyatsi kandi ndabona akavura karaguye zitangiye kuzanzamuka zari zararabye zarazezengeye ni amahoro sera ko mutuzindukiye nari ngiye gusura umwana wanjye umwana wawe uravuga Juliana se nari ngize nguzanye nari mukumbuye nanje kureba uko ameze nari ngize nguzanye undi ahubwo mbona ari cyo aribyo mumenyereye da aha buranti bagateye indara no ubuze buranti bugatwite ntibagateye agaki bukura mukobwa buranti ntatwite buranti bamuteye ukavuga nk'akantu kagati cyangwa akantu k'akanyoni yabuze ko yatinze no kuza hageze so yanaje uzi igihe nahagereye uzi ukuntu nari maze akanya nicaye hano amakuru ni meza ko noneho mana yanjye urasa na biki merci umeze ute meze neza amakuru ma umeze neza meze neza ntaye nawe nawe neza mama ndahaye yego umeze neza harya umura abakatolika harya mwarakomeje mwanze kuza mu idini ntabwo twarivamo katolika iravuga ngo Kristo Yesu akuzwe nabyo ndabizi ni amahoro umukobwa wanjye karibu nimushyike umeze neza se twari turaho turakomeye mukuru y'iminsi turashaho nari ngukumbuye mukuri maze iminsi Dubai mukuri nabuze umwanya akazi ni kenshi numvise telefone yawe maze kuyumva numva ni ngombwa kumanuka ubu rero nakoze uko nshoboye kose kugira ngo nzi tuganire kuri ya gahunda yego nicyo cyari kinzanye nta n'umwanya mfite ese uragira ngo Shafi ntahari ngo reka nze tumuhamagare Shafi mwana wanjye waje ugasuhuza abashyitsi natwe tuba turaha akavura karaje reka aza baramutse ndabona ni cyiza nta kibazo tambuka gusuhuza abashyitsi Muraho neza mwe. Uraho. Amakuru yawe. Mwari mukomeye. Turakomeye. Isi myinshi. Karibu.
Mama. Niriwe neza mwana wawe. Niriwe. N'amahoro. Ndabona mwizinduye. Baje kutureba bavuye ku kazi rya risi. Vuye mu kanya gashize urabona ko nta nubwo nari ndakiyambura. Nabonye rero ko mama wa Anita badusuye ariko Anita amenya yaragukumbuye cyane. Wabibonye? Ntabwo urukundo rwanjye nawe rwari gupfa ubusa. Rwari gupfa ubusa. Ni agaki? Umukobwa wawe niwe ndi kukubwira nta wundi ndi kukubwira. Navuze ngo uritoreze. Ngirinde. Urugo rwanjye. Mbwira. Agaki. Naho karabazanye ni agaki. Umva nkubwire n'undi munsi uriya mwana wanjye urahangaha bakazaramuka bamuteye inda ni wowe nanjye tuzabonana. Uriya we ntibazamutera inda imwe do. Nutamucunga neza namuzanye ngira ngo mumwiteho igihe nzabona bamuteye inda ni wowe ingaruka zizaba. Umwana wanjye nagira ingaruka muri uru rugo ninjye nawe. Umwana wawe utakwandurira neza, umwana wawe utakize kwanda ku muryango, ubwo warareze cyangwa waroroye nta mirimo. Ubwo se ubu uvuga namuzanye ari uko uzamwiteho uko bigomba kubaho nk'undi mwana. Ese mama. Shafi nigeze kukwandikira message mu gitondo. Ntega amatwi wumve, nigeze kwandikira message mu gitondo kugira ngo uze kuza gucunguza umwete uze kumva gashaka kuza kukuganirizaho kuri iyi gahunda y'ibintu nahamagaye mama wandi Anita. Ibyo nakubwiye ntabwo byari amagambo ahubwo ndagira ngo utangire witegure. Urabona ko mama we yavuye hanze aricyo kimuzanye. Utangire utegure inshuti zawe ku kazi usaba uruhushya. Ubukwe burakomeje nta gihinduka. Ntugire ikibazo cy'amafaranga mwana wanjye narabikubwiye. Witegure kuko nicyo cyazanye mama we. Mama. Urasetse cyangwa wishimye? Mama. Yaranezerewe reka ndamukunda. Akabigase kwa nkakiza. Wahatanye na n'ubu ngo cyashaka kubwa Shafi na Anita. Cyane. Ariko se ikibazo mama nakubwiye ko ngiye mfite umutima wanjye wihebeye. Hanyuma na n'ubu ngubu ntabwo ngifite mu mutwe wanjye kubana na Anita. Ntabwo mukunda. Iri jambo n'u Rwanda bibendire hano mu byumve oya. Mwana wanjye Shafi, ndashaka kukubwira ijambo rimwe. Niba udashobora kumvira ababyeyi, ubu mama we avuye Dubai yazanye ibintu byose, hanyuma umva amagambo utangiye kuzana hano imbere yanjye. Nibyo utangiye ugamije kunkoza isoni. Uretse na shehe nazamuhamagara na imamu bakaza hano. Mama ibintu yakuye Dubai ntabwo bikwiriye Shafi wenyine, yashaka n'undi musore. Ntabwo ari Shafi ntabwo ari wuzuye igihugu wenyine. Ntabibona Sidi Jazara sibye nuheruka no kujya mu musigiti. Anita urihangana. Waje mfite undi mu mutima wanjye. Mama mfite undi nihebeye mu mutima wanjye. Twariganye mwana yanjye. Ibintu mwana wanjye wirira tuza. Waje kureresha hano ni muri Orphe. Ni kwa papa ngomba kumuzana akaza kuba kwa papa. Igihe nasaga nkubwa ntiyanze kumfata. Ariko ubundi ngubaza. Waba uvugwa gushyura umukecuru ngano umukobwa wawe akavuga. Takubye mushinga ariko reba kunyizunguza. Reba ukungana nuko umeze. Ubundi warera umwana akagira umuco akagira ikinyabupfura kubaha abantu. Umva nkubwire. Ninjye nawe umunsi nzagaruka nkasanga yagize ikibazo. Ninjye nawe tuzabonana. Have nigendere. Twita ibyaye nta nubwo nazana. Reka sinka nawe. Erega umwara ava mwanyina.
ahora uriya mukobwa nzamushobora nyina ni inkunguzi ni inkuba yizunguza n'inkuba iri mu gicu nzaba mbarirwa da ariko si ubundi uriya mukobwa wamusubiza nyine tujyayo ibi biranandambiye sinzagira umugabo ngo ngire umwana ngire uwo yanzaniye ngire abo nabyaye ibi byose ni ibintesha umutwe gusa tundanarushye ese mama kubera iki kubera kera twarabaye none reba ibintu oya mu matwi yanjye ntabwo nshaka kumva ibyo bintu twariganye ndabyumva ariko umutima wanjye ntabwo unyemerera kugira gute kwigana no gukundana no kubana biratandukanye ntabwo uri mubi ariko ufite uwo ukubereye n'uwo muzabana ubereye ni wowe no mwana wanjye umunyarwanda yaravuze ngo kunda ugukunda naho ukunda kunda abandi ese mama aba nibo bashyitsi wambwiraga mwari barabangaba nicyo cyatumye mbona ku kazi ngiye nkafunga boutique yanjye nkazana kuki ubona ko ntashya amasaha ubona narije kugira n'ikindi kuki nakubwiye ngo utahe kare Anita abasore muri iki gihugu baruzuye oya mufate neza umushyireho akaboko wawe abasore muri iki gihugu baruzuye batari shafi umwana wanjye bararoze nzajya kurogoza hehe okay mama nje reka nkubwire shafi mama nta kintu umbwira nta kintu umbwira kuri ibi hoya ntibibaho kandi maze kuguhakanira inshuro nyinshi nyura hirya iri utankandagira nyura hariya ndabona sinzi ukuntu umeze nyura hariya hirya ubundi mwatuma n'umuntu aba atari musinzi atananywa n'inzoga ibyo nabyo biraje muri uru rugo waje ati oya ntabwo mukunda kubera iki muhora mundesha umutwe koko kuko mushaka kunkundira sawa mimi na wewe tutaonana leo tukambirimo abana bo ngubu ntibacyumvira ababyeyi uravuga ukabona urasa nk'umena amazi ku butare ariko papa wawe azaza ejo bundi mu cyumweru gitaha azaba ari hano burya abana iyo bikundaniye biba byiza cyane kurira ababyeyi bakakurira ariko uramukunda ndabizi kandi nanjye ngiye kubijyamo nk'umura bizagenda neza sinzi ibi bintu nimba uzabijyamo ubundi urukundo ni urw'abantu na papa warabishyigikiye na ba nyirasenge barabishyigikiye ibi bintu ushaka kunyinjizamo bimeze biti uragira ngo sebe ndi umugore ufite amafaranga umva ndi umugore utananirwa gukoreshereza umwana wanjye ubukwe umusore wese yakunda ndi shuwa gukoresha ubukwe bwiza bw'igitangaza rero kunyizeza ko umuhungu wawe ari we uzashaka umukobwa wanjye sinzi inzira bizanyuramo giriya ukuntu wabimbwira mbashe kubyumva nanjye twagiranye amasezerano ni igihango ntakuka ibindi bindekere nikavure kure numvise bari no kuguhamagara ariko ibi bintu tuzabivuganaho mbere yo gusubira Dubai nzagusangayo Hajati ndagiye nta mwanya mfite